Bavandimwe inshuti z'urubuga Umuhanzi 2 TV twongeye kubasuhuza. Turagarutse kugira ngo tubagezeho ibiganiro byacu. Muri iyi minsi nakiriye ibibazo byinshi bijyanye n'akazi mazemo iminsi ko kugerageza gukora indirimbo. Barambaza bati ese watubwira watwereka uburyo ukoramo indirimbo zawe. Uyu munsi rero ndaje kugira ngo babwire ko ngiye gutangira kwigisha abantu uko bakora indirimbo. Ntabwo ari ukubigisha uko bakora indirimbo gusa, ahubwo harimo no gufasha abantu cyane cyane no kubakangurira kwitabira uyu murimo wo gukora indirimbo. Nkaba rero hari nk'ibintu nka bingahe nteganya kugeza ku bantu bakurikira urubuga rwacu. Icya mbere ni uko nshaka kwereka abantu uburyo indirimbo zikorwa muri iki gihe. Nk'uko mubizi, mu bihe byahise umuntu wakoraga indirimbo yakoreshaga uburyo bwo gucuranga akoresheje ibikoresho gitari, keyboard, ni ukuvuga synthesizer, cyangwa se agakoresha n'ibindi bikoresho by'umuziki aho akoresha intoki ze acuranga ibyo bikoresho. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri buhari bukora umuziki kandi bwakoreshwaga nanjye narabukoresheje, nubwo bwa mbere narabukoresheje bwo gukora indirimbo ncuranze gitari. Narabigerageje kera nkiri umusore nkiri mutoya narabikoze, ariko hari ubundi buryo. Uburyo bwa kabiri ni ubwo gukoresha za applications. Izi application, hari application zikoze ku buryo ugenda ushyiramo utumenyetso, utwo tumenyetso tukaza kubyara amajwi akaza rero guhindukamo indirimbo. Ubwo buryo bwo gukoresha application nabwo burahari kandi burakoreshwa n'ubu. Nubwo bwa mbere bwo gukoresha icyo umuntu yakwita hard nabwo burahari, ariko nyine hakaba n'ubwo bwa kabiri. Ubwa gatatu rero bugezweho muri iki gihe ni gukoresha icyo twita intelligence artificielle, IA cyangwa AI. Ubu buryo bwa gatatu rero bwo ni za application ziba zihari zikoze ku buryo uziha amabwiriza y'umuziki zigomba kugukorera, zarangiza zikawukora zikawushyira hariya wowe ukarushwa no kuwucuranga. Muri iyi minsi rero maze iminsi mu bintu bimeze nko gukurikira uko intelligence artificielle ijya mu muziki. Ndabisobanukiwe, ngira ngo ngeze ahantu rwose nshobora kubisobanurira abandi bantu kandi bakabyumva kandi nkabafata. Bityo rero ndakangurira abantu cyane cyane bakiri bato gukurikira aya masomo twita ya tutoriel. Ni tutoriel ni gusobanurira abantu uko ibintu bikorwa. Nkaba niteguye gufasha abantu bakurikira. Hari abantu nzi bakoresha TikTok cyane cyane, bagera kuri TikTok akaba hafite account, noneho akagerageza kwigana indirimbo z'abandi bantu baririmbwa abastar, nawe agakora ibyo bita cover, akagerageza gushyiramo ijwi rye bigasa nk'aho ari we waririmbye iyo ndirimbo. Abo bantu rero nababwira ko igisubizo kigiye kuboneka hano, aho gukomeza kwigana indirimbo z'abandi. Ubu ngubu tugufashije ushobora gukora indirimbo yawe, ukaririmba indirimbo yawe ya original, noneho ukayishyira kuri TikTok konti yawe no kuri YouTube birashoboka. Ni ukuvuga ngo guhera uyu munsi kurikira, kuko mu gihe cy'iminota 10-20 uraba uhindutse umusitari mu muziki. Abo rero babi hafi. Aba kabiri ni ba DJ. Nkuko tubizi ba DJ ni abantu bajya mu bushitsi, mu makwe, mu birori ibyo ari byo byose, bakajya gucuranga umuziki uherekeje ibyo birori. Akenshi bakoresha indirimbo bajya kugura cyangwa se z'abandi bantu. Ubu ngubu niba uri DJ wigire hafi, ushobora gukora indirimbo zawe zijyanye n'umuntu wakubwiye ati uze mu bukwe bwanje unkorere umuziki, aho kugira ngo ujyane iz'abandi zivuga Nyiramama, Nyiramariza, Mariya n'abandi, ahubwo ukajyana indirimbo wakoze ivuga abari muri ubwo bukwe n'ibijyanye n'ubwo bukwe. Ba DJ rero mube hafi namwe mukurikire aya masomo, kuko nzayakomeza kugeza ubwo
bereka uko ushobora gukora video byose kandi ukabikorera mu nzu mu cyumba cyawe utiriwe ujya gushaka za kamera zo gufata amafoto hirya no hino, ahubwo byose nzakwereka uburyo ushobora kubikorera ahangaha muri telefone yawe wibereye mu nzu iwawe wicaye. Amashusho n'iki byose bijya mu bukwe ukabikorera mu nzu. Hanyuma abandi ni abantu cyane cyane bakunda gukoresha uturirimbo cyane cyane tw'abana, ni abantu bafite amashuri ya nursery school. Izo nursery schools izo ngizo birashoboka gukora indirimbo zijyanye ndetse n'abandi mu mashuri asanzwe, abari mu bigisha umuziki, amashuri ya za cyane cyane za secondaire, muri za senior, abigisha umuziki ahariho hose, mu matorero, mu nsengero, abo bose babe hafi, hanyuma tubigishe mushobora gukora umuziki mukeneye gukoresha mu masengero yanyu, mu byumba byanyu, hehe hose mu mirimo mukora. Abakurikiyeho ni abakundana cyane cyane. Iyo ufite umuntu ukunda, hari igihe wumva wamwohereza akaririmbo kameze neza umubwira urukundo umufite. Abo ngabo rero namwe mwigira hafi, ngiye kubigisha ukuntu mushobora gukora uturirimbo bita mu gihe ugiye kubwira inshuti yawe, ukuyohereza akantu keza ugashyiraho n'akaririmbo, ndetse ukaba washyiraho n'agafoto ke, ndetse ukaba wanabikora ugasanga wowe ako karirimbo ukabyinana n'umukunzi wawe mu karirimbo umwohereje, video ikaba igizwe n'ayo mashusho yombi, mugaceza. Birashoboka, nzabereka tekinike. Hanyuma nagira ngo nkangurira abantu cyane cyane abo tuziranye, aho merereye hano ko mubizi ndi mu karere ka Kisoro. Abanyagisoro rero ndabamenyesha yuko ubu ngubu hari abambwira bati dukorera umuziki, rero uyu munsi ntimwiriwe mugaruka kugira ngo mbakorere umuziki, ndabizi mumpa utuntu tw'udushiringi, si ngombwa ngo wenda mujye muza, ahubwo ngiye kubera uko mwe mukora umuziki, hanyuma mukaba mwahinduka n'abasitari namwe. Ko hari abantu nzi hano muri Gisoro bavuga bati turaririmba ariko dufite ikibazo cyo kujya mu masitudiyo kuko bisaba amashiringi menshi. Mukurikire rero iyi channel kugira ngo nze kubereka ukuntu mwakora indirimbo mutiriwe mujya muri studio, kandi mukaba mwazishyira ku maradiyo mugahinduka abasitari bakomeye. Hanyuma abandi ni abantu tuziranye abari muri karere ka Burera, cyane cyane ahitwa Ikirambo, abafite za bari zikomeye, za bari cyane cyane abagira za night club. Izo night club rero abakoresha mu muziki, mwigire hafi mbere tuko mushobora gukora umuziki kugira ngo murangize akazi kanyu ko gucuruza neza. Nkuko mubizi rero, n'ubundi nari nsanzwe mu biganiro natangaga harimo ikiganiro cyo kwihangira umurimo. Birashoboka rero guhinduka umusitari muri muziki mu buryo butagoranye, kuko indirimbo dukora nkuko ngiye kubibereka ntabwo bisaba igihe kirekire. Reka rero mbanze imbereke indirimbo uko zikorwa mu buryo bworoshye. Aho wakora indirimbo ni ibintu byoroshye mu gihe cya kera byasabaga igihe kirekire. Nk'indirimbo yitwa Umugezi w'isuri urisiba, ngiye kubanza mbumvishe iyo nakoze ngewe nyicurangiye nkoresheje bwa buryo bwa kabiri bwo gukoresha za application, nkashyiramo utuntu tw'utumenyetso noneho bikaza kubyara amajwi. Ngiye kubereka rero iyi ndirimbo, nagira ngo muyumve noneho mu kanya mbereke nuko nayikoze nkoresheje intelligence artificielle. Naho mu kanya. Ijuru ririjima, inkuba zikiyasira, ijuru ririjima, inkuba zikiyasira, imvura ikagwa, imivu uko bigaragara rero iyi ndirimbo nayikoze mu minsi yashize.
ariko gukora iyi ndirimbo byarangoye cyane, indirimbo ntirarangira, ndacyayikora kandi hashize amezi 6 yose indirimbo nikora ntirarangira, iri hafi kurangira, ariko nyine murumva kwikora no kumanza nkagenda nkafata application nkayifungura nkatangira nkakora ijwi, ugomba ijwi ryanjye ni ukuvuga icyo bita voko mba nayirangije, narangiza ngakora gitari, ni ukuvuga iyo bita bass, narangiza nkakora solo, ubona gucuranga hariya mu mirya y'inanga, narangiza noneho nkakora battery, noneho narangiza nkaza rero gukora icyo umuntu yakwita mixage, bya bintu nkabivanga kandi nkakora ku buryo biza kuryoha, kuko ushobora kubivanga kimwe gifite nka volume iri hejuru cyane, ikindi gifite volume iri hasi, by'ibya muziki biragora rero gukoresha izi za application, kuko mubona abacuranzi benshi ntabwo basohora indirimbo cyane, ntabwo ari ubushake bwabo, ahubwo nuko gukora indirimbo birushye. Ubwo rero iyo ndirimbo turayumvise, reka twumve nanone iyo nakoze nkoresheje intelligence artificielle. Ijuru ririjima, inguba zikiasira, igicu kirabudika, imiyaga igahutera, imvura ikagwa, inkivura igatemba, umugezi w'isuri ugatemba utegwa, isaha ikawusiba. Umugezi w'isuri urisiba, umugezi w'isuri urisiba. Urumurozi gica, ni wowe wamaze abantu, urumuhotozi wishinchura n'ibibondo, ushaka kubaho ukarimbura imbaga, umuremyi waguhanze niwe waremye abo wica azabikubaza. Umugezi w'isuri urisiba, umugezi w'isuri urisiba. Uri umunyabugugu ni wowe uhuguza abantu, uri umunyamururumba. Nkuko mubyumvise rero, nahanyu ho kugereranya, ese mwumvise uko iyi ndirimbo ya kera nakoze nkoresheje application mu buryo bwa kera, n'iyi nkoresheje intelligence artificielle bihuye bite? Se birasa, birumvikana harimo utuntu tutanoze nayo, ariko ni indirimbo nayo wumva iboneye. Kandi iyi ndirimbo nakoresheje intelligence artificielle nayikoze mu gihe nk'iminota nk'ibiri gusa. Ubu rero nkuko tubibabwira kandi nakunze kwitanga mu biganiro byanjye byahise, igihe tugezemo ni igihe cyo gukoresha ikoranabuhanga. Ntabwo nk'umuntu ushaka kujya mu mwuga w'ubucuranzi, ntabwo wajya kumara amezi 6 urwana n'indirimbo kandi hari imashini zishobora kuyikorera mu minota 2 gusa, indirimbo ikaba irabonetse, nawe wahitamo. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe tugezemo abacuranzi bacuranga ibintu bigezweho muri iki gihe bakoresha intelligence artificielle. Namwe rero niyo mpamvu ngiye kubakangurira gukoresha intelligence artificielle kugira ngo mushobore gukora umuziki buryo bwihuse. Nagira ngo mbere yuko nkomeza bagezeho indi ndirimbo yitwa Matabishi. Ni indirimbo narimbye ntekereza ku bantu bakora umurimo ukomeye wo gukora service mu kabari, mu mabari cyangwa se mu mahoteli. Abo bantu bahura n'akazi gakomeye. Indirimbo nayo nayikoresheje intelligence artificielle, wumva ukuntu ikubikitse, wumva ukuntu ari reggae ifite amani cyane. Ndabifuriza rero komeza namwe
mugakurikira aya masomo kugira ngo umenye ukuntu wakoresha intelligence artificielle hanyuma ukaza gukora ibintu bitangaza. Ibikuta by'inzu jambo nyendira bigiye kumbona nseka nongere kubaho kuko nabonye matabishi. Oh, ibikuta bibara biravunanye birambabaza, ibikuta jibara birambabaza bikamba posho, niyo mpamvu nsaba matabishi. Oh, mushuti yanjye niyo mpamvu nsaba matabishi. Mwabikuta mwe narasenze muranyumva inzozi ndota. Ni gute rero bakora indirimbo? Nicyo tugezeho, ngiye kuba muri make uko bakora indirimbo ukoresheje intelligence artificielle. Nkuko ubibona bungeze kuri screen ya telefone, ngiye kukwereka ama application yakenewe kugira ngo wenda ibintu bikore bitungane. Naho ndagarukira aho ngaho, wenda umuntu azakomeze ejo. Ndi muri telefone kubireba. Application ni nyinshi dukoresha, ngewe hano nkoresha iriya Google Chrome ukuyireba. Nkoresha kambe nkubwiye iz'ingenzi, abo nazivuga zose. Hari Google Chrome, no nkakoresha wenda indi yitwa Power Director, wenda kambe nkubwiye izo ngizo gusa, ibindi umuntu azabijyaho ageze. Iyo ugiye gukoresha rero intelligence artificielle, uramanza ukanyura muri Chrome ukayifungura. Wamara kuyifungura ukajya muri recherche hariya. Ninjya muri recherche ndandikamo ijambo Suno, niyo application dukoresha ibyara indirimbo. Kubera ko nari nsanzwe nyikoresha, urabona ko hari hejuru ise yimakinga na hasi ikamamariza irita hano hasi. Suno rero ni turiya tuntu tufite ibara ry'umutuku. Ndahitamo ko mbonye, ariko ubundi iriya irimo hagati yitwa Suno.com create, niho dukorera kuko ni site officielle ya Suno. Ndayikanda, hanyuma kubera ko internet nayifunze, kamfungura internet. Suno irafungutse, rimwe irafunguka, ariko njewe kubera ko nyikoreraho ndasangamo ibintu wenda wowe fenêtre uragira ntabwo era bimeze nk'iyanjye, ariko c'est presque la même chose. Urakurikira tambikema, noneho turebe. Yafungutse, ntabwo irarangiza, ariko tutiriwe dutegereza ko irangiza kuko igiye kunyereka indirimbo nakoreyemo. Maze gukoreramo indirimbo 56, ariko nakoreye n'ahandi bimazemo igihe, nakoze za ibintu bimeze nk'ubushakashatsi. Byaramvunye cyane ibi bintu kureba. Noneho tutiriwe dutegereza, wenda irimo iratinda kunyereka ibyo nkeneye byose, ariko fenêtre ni ngiyi. Ndajya hariya hasi kuri telefone, kari akantu kari hasi k'umutuku, ariko nkanda kuko hariya niho ngiye gucreatingira music. Kagaka kari hasi hano, akangaka ndagakandaho, noneho mpite ngera ahantu ndakorera music yanjye. Music ndajya text mfite, ndajya kuri hariya lyrics, noneho harimo ngo enter your own lyrics. Haya niho nshira text y'indirimbo nateguye. Text mba nayikuye he? Mba nayiteguye, harimo ngiye kure yo nayiteguye. Ndajya muri
ngiye gufunga ifenetre ndayifunze nje hano muri WPS office raje hari atwandikira kuyireba hano ndayifunguye ahangaha niho mfite amatekste yose nkora mu indirimbo donc urabona hari hejuru hariho Gorilla prompt hasi harimo Beauty of Kisoro hasi harimo Evelyn Rukundo rwanje hasi hariho Evelyn Monamo hasi hariho Acha Twangaze hasi hariho Lesenu Briller izi zose ni intuza tuvuge ko wenda kamfatemo text imwe mfate wenda zira zo hejuru kamfate nka Evelyn Rukundo rwanje kari mfata text text ngiyi ndayikopiya ngiye guselectiona noneho nyikopiye kopiye nonje kuyitera muri hahandi lyrics ndakandamo ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu zi haze kariya kakore ngire kore text igiyemo hariya hejuru hariho ngo interlyrics ni lyrics ariko nyine ndakandamo ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu zi haze kariya kakore ngire kore text igiyemo hariya hejuru hariho ngo interlyrics ni lyrics ariko nyine biriya par defaut usanga hari custom niho nkorera indirimbo zo nahimbi bwanje ariko nshobora no kwahindura ibyo ngibyo tuzabijamo ahangaha harimo instrumental ahangaha izi instrumental ukona ko ntabwo bihwanye lyrics ntayo urabona ahangaha nuza instrumental nyikuye nkasigara na lyrics ndongera nintaringa ya text ko yari ivuyemo ngiyo yagiyemo rero no text maje koni ubisomye nayikompoje ukuntu ibinekirezi buzima bwanjye ndashaka gukunda iteka bose babibone harimo n'ukuntu bandika izi lyrics harimo ukuntu ubyandika cyane cyane iyo biri mu Kinyarwanda kuko hari ingorane zihari zuko intelligence artificielle itari yashobora gusoma neza Ikinyarwanda hari ukuntu ubyandika biragoye ukuntu ariko nyine umuntu agenda bimenya gahoro gahoro manutse hasi rero imaze gushiramo iriya text nangwa lyrics ujya hariya kuri style of music nubwuko urashaka ko iriya ndirimbo ibiririmbye mu buhe bwoko bw'indirimbo hari zo baba bagupropose hano hasi hano ni silage hari metal deep double step pass trap funk karaoke jazz rock ibi byose ni intuza ariko nje ibi ntabwo mbyitaho ndashiramo yanje style yanjye kambyite nkunda gukoresha African music virgule guitar solo virgule mal voice ubwo kuvuga ngo chaka muziki wo muri Afrika uraba uri mu gitari solo mal voice aba ari umugabo uri kuririmba okay byo ndabirangije noneho hasi urakomeza uje kuri title ya music bien sûr ni iriya twavuze Evelyn Rukundo rwanjye iyo ndangije ibi rero njya kuri create music igahita isohoka
giye kuri create music igiye gusohoka. Mu gutegereza kureba ni ziriya zisohoka ari ebyiri, ubundi ziza ari ebyiri zirangije zingezeho, cyora rero kuziplayinga iriya yo hejuru. Ndashaka kugukunda iteka bose babibone, oh mana yanjye ubimpe mu mugisha, Eveline umutima wanjye uranezerewe. Iyo ni iya mbere, indi maze gukora ni iya kabiri. Ubundi baguha ebyiri ukaza guhitamo nindi. Ndashaka kugukunda iteka bose babibone, oh mana yanjye ubimpe mu mugisha, Eveline umutima wanjye uranezerewe, kuva kuri wa munsi wa mbere ngukunda, nakunze ijwi ryawe itora urugwiro n'impuhwe. Hanyuma niturangiza kubagezaho uko mukora indirimbo audio ukoresheje intelligence artificielle, nzabagezaho uko ushobora gukoresha nanone intelligence artificielle ya ndirimbo ukayishiramo amashusho, yaba yawe wowe uyibyina, yaba ayundi muntu, yaba n'aya mashusho dukura nanone kuri internet ukaba wayabyinisha. Ngira ngo izo tekiniki zirahari, nazo nzazibigisha. Mu kurangiza nkaba nizera yuko mukimara kubona uko umuntu akoresha iyi Suno, urahita ugenda ukaja guteresharija application ya intelligence artificielle yitwa Suno unyuze muri Google Store. Noneho iyi application wamara kuyigeza muri telefone yawe, cyangwa se unyuze kuri Google, iriya application yitwa Google navigateur yitwa Google, ushobora kwinjira kuzuzamo muri recherche, kuzuzamo ijambo Suno, ugahita ubona iyi application, ukaza gukora indirimbo uyikoreye ku rubuga rwa Suno officiel, none ugakora indirimbo igasohoka. Nabyo birashoboka. Cyangwa se ugafata Suno application ukayishira muri telefone yawe, akaba ariho ukorera. Ndizera ko nimurangiza kureba rero aka video kabereka uko umuntu akora indirimbo, murahita mukora indirimbo mukahita muyicuranga muri telefone yanyu. Guhera uwo munsi ntuzongere kujya kumva indirimbo ku maradiyo, kumva indirimbo z'abandi, ahubwo kumva indirimbo wowe wikoreye. Mu kurangiza rero ndabifuriza kuryoherwa n'aya masomo, kandi nkaba mbizeza yuko tuzayakomeza tukazagera no kuzindi intelligence artificielle, zabizandika ibitabo, zabizandika ibiki. Ndizera yuko uru rubuga ruzaba uruhugura abantu mu kwihangira umurimo. Abantu mwese rero mukazashobora, abajya mu muziki mukajyamo, abajya mu ma production za film, abakiri bato ndabashishikariza, ushobora kuba umustar ukina za film biriya bya pop birashoboka. Nzabereka application tunyuze muri izi tutoriel, ukaba umustar muri film, ugakora nka biriya ba Jetri bande bakora, ba Rambo bande bakora. Za intelligence artificielle ni solution, ubu niyo nzira igezweho yo gutera imbere no gukira no kubona amafaranga.